kizasura kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza komeza wizere kuko utayobya komeza wizere kuko utabeshya sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu mutima wanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu mutima wanjye divine wandemeye amahoro n'ibyishimo ku buzima bwanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu mutima wanjye wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye ariko njyewe Yesu we gize ngo nkuvuge mbegana hehe sangwa na rangiriza hehe uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima ndagusuhuje komeza ugubwe neza nanjye iyo wumva mvuga gutya mba meze neza n'umuhungu wanyu w'Imana n'abanyarwanda Prince Robert mumaze kumenyera hano turabana umunsi ku munsi tubayeho kugira ngo twubake ubwami bw'Imana mu mwanya nandi kuganira n'uriya mugabo ufite gitari turi kuvuga ngo nitwe dukwiriye gutwika
twe dukwiriye gutwika hagashya. Turashaka kugira ngo abanyabyaha bamenye ko badafite uburenganzira bwo gutwika, kuko n'ijambo ry'Imana ribitwemerera ngo tuzatwika, tuzakandagira, tuzasenya. Nitwe dufite uburenganzira bwo gutwika. Niyo mpamvu tuba tuje ngo twubake ubwami bw'Imana. Kuri kamera zacu muri kuhabonamo abana b'abakobwa beza b'abaramyi bahimbaza Imana, ndetse barangajwe imbere na Sam Muvunyi. Amuzi we ndamwintroduce kuko ndamwemera nanjye ndi mu bantu batapfunda ubushumi bw'inkweto ze. Reka duhere kuri Rouge. Ni Rouge Bordeaux ni kwa? Ni Rouge Bordeaux. Turakwakiriye. Ibwira abantu badukurikiye, ubundi tugiye kuramya Imana, duhimbaza Imana, tumanura ubwami bw'Imana bumanuka hano mu isi. Simenye ko abaririmba za dore imbogo, dore amafi, dore ibintu byose bamenye ko natwe ubwacu dufite ubwami bwacu mu ijuru turirimbira. Witwa nde? Amazina ni Nisingizwe Betty. Yego. Kaba uri umuramyi. Ibyo ubishyira hari? Kaba n'umuririmbyi. Ndi umuririmbyi muri ADPR ari Indera. Yego. Twakiriye ndahera hepfo. Nagureze mikoro twibwira. Murakoze cyane. Ni nyina w'umuntu Divine ugarutse. Yego. Ndi umuramyi. Tugwaye karibu. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina ya Robert yari yavuze ariko ndayasubiramo. Yego. Ni Sam Muvunyi, nange ndi umuramyi, nkunda Imana n'abantu bayo, by'umwihariko abakorera Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Hanyuma nkorera Imana mu itorero rya ADPR, ariko aho niho mbarurirwa, nkorera no mu yandi matorero. ADPR niryo dini ryawe, ukaba uri mu itorero rya Kristo. Mu itorero rya Kristo, hanyuma idini yanjye ni ya ADPR. Yego. Yego, hanyuma twikuramye Imana nyine ko babivuze, Imana ibaha umugisha. Hanyuma nanjye niryo dini ryanjye. Reka turamye Imana rero, donc mwumve muri free mwisanzuye. Bibiliya yarambwiye ngo abantu babiri cyangwa batatu ngiyo bateranye, umwuka w'Imana itumanuka ukabana nabo. Namwe tugiye kuramya Imana, ndetse n'abantu badukurikiye nabo dufatanye kuramya Imana. Ndagira ngo iki kiganiro kize kubaka imitima y'abantu benshi. Tubahe karibu. Izuba riza kwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya, kumanywa izuba ntiriza kwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya, kumanywa izuba ntiriza kwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya, kumanywa izuba ntiriza kwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya, nijoro ukwezi ntuza gutinya, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Tugushimiye kuri Imana y'urukundo, tugushimiye yuko watugiriye ubuntu, watugiriye icyizere, wadukunze urukundo rutarondoreka. Niwe wenyine udaterwa isoni no kwitwa Imana y'abantu bameze nkatwe. Niwe wenyine udaterwa isoni no kwitwa umubyeyi w'abana bameze nk'uko tumeze, kuko imbabazi zawe ziruta isi n'ijuru. Imbabazi zawe ziruta uko tuzitekereza wa Mana we. Turagushimiye, tugushimiye uyu mwanya uduhaye, tugushimiye uru rubuga uduhaye. Reka aka kanya kaba k'umumaro ku bwami bwawe, kaba k'umumaro ku buzima bwacu. Reka umurimo wawe Mwami waguke, reka wagure yicano, reka wagure aba bakobwa, reka wagure umurimo wawe muri twe Mwami Imana yacu. Hari benshi bagiye bakubwira nk'ibyo tuvuze, ariko nyuma twebwe rero turi imbere y'abanyarwanda benshi bazakurikira Mwami, twatuza akanwa kacu ngo urugendo Mwami Imana yacu ntitugire turugenda twenyine. Urugendo Mwami hazagaragara gukora kwawe. Uwiteka Imana, ndakwinginze kugira ngo umusanzu wawe nugendana natwe ntituzayoba inzira, abakobwa nugendana nabo ntibazayoba. Kandi Uwiteka Imana yacu, uko tugiye kukuramya tuguhimbaza, nabwo n'ubuntu tugiriye. Turazi ko mu ijuru ufite abamarayika batigeze biyanduza, bakuririmbira ku manywa na nijoro.
ariko natwe ukakira amajwi yacu kandi turi babi twarandujwe n'iby'isi, iryo shimwe turariguhaye, iryo shimwe turaritambukije. Reka Mwami Imana yacu kuko wemeye kutwakira uko tumeze, uduha imbaraga, uduha umwuka wawe wera, atuyobore, atuganze, kugira ngo ibyo tuvuga n'ibyo dukora bikubere mu mavugo umurira neza. Uha umugisha umugaragu wawe washizeho uyu muyoboro, ntanyuzeho iby'abandi banyuzaho, ntanyuzeho ibyinjiriza benshi nk'uko babyifuza, agahitamo kugukorera, agahitamo kunyuzaho ibyamamaza ubwami bwawe. Umuha umugisha, umwagurira imbago, mubere umuterankunga mukuru, kugira ngo Mwami Imana yacu iby'isi bitazamunyereza. Mwami Imana yacu mubere umuterankunga mu bwami bwawe, mu bubiko bwawe hari byinshi, cya kiganza cyawe ubumbura ugahaza ibyaremwe byose, ukirambure ku buzima bwe, kugira ngo uhaze kwifuza kwe Mwami Imana yacu. Kandi mu gihe gikwiriye, ubwo uzongera kuduhuza nabwo tuzahure tugifite amashimwe mu mitima yacu, ubwo uzongera gushima ko duhura tuzahure dufite amashimwe, tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Urakoze, tugiriye neza, bane natwe tukuramya tuguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye abakurikiye ibiganiro Robert Prince akora. Turaramya Imana. Nge nitwa Sam Muvunyi, n'abaja ba Yesu turi kumwe hano, tuye kuramya Imana. Nawe dukurikiye dufatanye turamya Imana kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Kiruta byose dukomeze kwemerana nk'uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Cyo ni kijambo ry'Imana ridusaba. Ndi kumwe rero n'abakobwa beza cyane nk'uko mwabibonye hano, tugiye gufatanya mu Imana. Ibumoso bwanjye kumwe nakire mu izina rya Yesu. Uburyo turi kumwe na Nisingizwe Betty. Imana imuhe umugisha, dusabira umugisha Prince Robert watwakiriye. Imana imuhe umugisha. Namwe mudukurikiye mumusabira umugisha, kuko uyu mwanya ushobora guhembura imitima ya benshi, ushobora guhembura umutima wawe nawe udukurikiye. Niyo mpamvu Robert umusabira umugisha kubwo uyu mwanya. Niba wumva umutima wawe unyuzwe, uzamuye ijwi ryawe aho uri uvuge ngo Robert Imana imuhe umugisha. Tugiye kuramya Imana rero. Imana yatugiriye neza. Turahera mu ndirimbo yo mu gitabo tuvuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi. Nawe niba ubona nta handi wakuburira amaso yawe, uvugane natwe ubivuga, uvuga ngo ni wewe wenyine nuburiraho amaso. Imana ishimwe cyane. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, begutabarwa kwanjye kwava he mubimbire, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yacu mw'ijuru. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwihunikira nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana ni umurinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho.
kwica nijoro ukwezi ntuza gutinya ku manywa izuba ntiriza kwica nijoro ukwezi ntuza gutinya Imana nikurinde ibibi byose iteka Imana nirinde ubugingo bwawe neza izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira nizemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda ndabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira nirinda Amina ihora iri maso Imana irinda abanyarwanda twese iri maso nisinzira Imana irinda abanyarwanda ihora 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 iri maso nisinzira Mana uhimbazwe tugushimiye ku buntu bwawe butangaje uri data wacu tugushimiye ku mwiza rukundo rwawe urengeye ko tubitekereza mwami Imana yacu imitima yacu iranezerewe ushimwe mwami Amen wa mutima wanjye ushimwe Uwiteka mwabindimo byose mwe mushime zemimbazi izina rye ne kwibagirwa iby'Imana yankoreye byose imbabazi ibyaha nakoze byose ninkize indwara zamugaje
inyambiki imbabazi zayo nk'ikamba amazi ibyiza bidashira imbabarira ibabari ribyo nakoze byose inyizi ndwara zamugaje inyambiki imbabazi zayo nk'ikamba ikamazi nziza bidashira imigezi y'amazi y'ubugingo itembe muri haleluya Amen. abantu mukurikiye umugezi kushi imigezi y'amazi y'ubugingo itembe muri mwe Imana katwongere dushimire abadukurikiye tugiye kuramya Imana duhimbaza Imana ariko hari ikintu dushaka kubanza kubabwira yego bene data hari icyo twari turimo tuvuga mu kanya mu buryo bwo guhimbaza Imana hari indirimbo bashiki banjye abakobwa beza ba Yesu barimo bavuga turirimba ariko nifuje kubanza kwivuga akantu gato urukundo rw'Imana haleluya urukundo rw'Imana Imana dukunze urukundo rutagira akagero nge ndi umugabo mfite umugore n'abadukurikiye bafite abagore n'abafite abafiance muzi ko umuntu akuvuna kugira ngo akwemere urukundo ariko Yesu yatwemereye urukundo rufite rutagereranywa arutwemerera hari igihe tusabiha agaciro ugasanga umuntu araha umugore w'agaciro kwa mwemerera urukundo cyangwa umugabo cyangwa fiance kandi yaramuvuniye pe ariko Yesu Kristo yadukunze urukundo rutagereranywa niyo mpamvu navuze abafiance abasheri kubera yuko abangaba turasoza ibihe byo kuramya Imana tuba turaha abagabo b'umugisha yego abo muzagerana mu bwami bw'Imana amen Uwiteka akakubaza ukamubwira ngo nguyu wampaye n'umugabo wakavuga ngo nguyu wampaye buryo umugabo bavuga ati ni weho twagumanye iryo sengesho ngewe ndari basengera mu izina rya Yesu amen mbatureho abagabo b'umugisha bazagerana nabo mu bwami bw'Imana amen uvuye mu kuboko kwa Yesu n'undi mukobwa udukurikiye ukurikiye Umugezi TV ukurikiye Grace TV akaba ari umusore cyangwa umukobwa nidusenga nawe yakira umugabo uvuye mu bushake bw'Imana yakira umugore uvuye mu bushake bw'Imana uwo bazagirana mu bwami bwo mu ijuru ibyo nibyo tubatuyeho mu izina rya Yesu kandi Imana irabirema ngiye umuntu rero akoze ku mutima wanjye akavuga urukundo rwa Yesu numva nishimye Bibiliya iravuga kuko yakunze abari mu isi cyane nta muntu nyeka nta musore uraza gutereta umukobwa ngo amubwiye ngo aramukunda yongereho ngo cyane niyo abishizeho bari kugira ngo byibura mwumvi amubwire ngo wanyemereye ko nkukunda cyane mbese no kugira ngo abyemere ariko twebwe byatumye ahubwo yo kugira ngo n'urwo rukundo turwemere yashyizeho ikiguzi kirenze urugero kandi akiduhera ubuntu ntago ari twebwe twatanze ikiguzi kugira ngo Imana iduhe urukundo yaduhaye urukundo iduha n'ikimenyetso cyarwo amen urumva urwo rukundo nibwo tugiye kuririmba tugiye kuramya Imana urwo rukundo nibwo tugiye kuririmba urukundo Imana ibaho umugisha yego tubiririmba n'ukurikiye Grace TV Umugezi TV mwese mwumva yuko Imana dukunze urukundo rutarondoreka amen twahindurwa abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo
n'amarira azaba mu ijuru utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite twoherereza umugisha mukiza tubashe kukumenya Mana utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite utwoherereza umugisha mukiza tubashe kukumenya Mana tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru sinshaka gukorera abami babiri ni nko gukunda isi n'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru sinshaka gukorera abami babiri ni nko gukunda isi n'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru hariho abahamya urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru hariho abahamya urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru no mu gihe tugendera muri isi tuyibonamo ibidushuka ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ariko Imana ibishaka no mu gihe tugendera muri isi tuyibonamo ibidushuka ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ariko Imana ibishaka tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo n'amarira
n'amarira azaba mu ijuru ntabwo tuzongera kubabara 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 haleluya amen ntabwo tuzongera kubabara amen imana ishimwe cyane umuririmbyi umwe yuzuye umwuka wera kambivuge mfite mikrofone haleluya amen ariko munyikirize n'abakurikiye umugezi bafashwe na Kristo TV amina haleluya amen ibi iyo tuvuze ngo ntabwo tuzongera kubabara turi mu isi yuzuye imibabaro ariko imana yacu itanga umunezero wuzuye amen mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri Yohana hari ahantu yavuze ngo ibyo mbibabwire kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe ngo kandi umunezero ube muri mwe wuzuye amen haleluya amina umunezero ube muri twebwe wuzuye haleluya kandi imana yabivuze icyo gihe niyo mana yacu niyo mana yacu tugendana nayo tubana nayo ku manywa na nijoro ni imana ushobora gukurikira gutya turamya ugakira indwara ushobora gukurikira gutya duhimbaza warabuze urubyaro ukabyara ushobora gukurikira gutya duhimbaza amashuri yarahagaze kumva baraguhamagara usubiye ku ishuri ushobora gukurikira gutya duhimbaza imana ubuzima bwaranze ejo bakaguhamagara ngo utangira akazi ko dufite ubwishingizi bukomeye muri Kristo haleluya nituvuga ngo ntabwo tuzongera kubabara ubyumva ko hari gihe niyo waba uri mu mubabaro wizere ko hari gihe uzanezerwa niba udukurikiye wumva hari bikuvunnye utekereze ko hari gihe uzanezerwa haleluya amen tubyumve nituririmba nawe uririmbane natwe nituririmba nidusenga usengane natwe nituvuga ijambo ryo kwizera wizerane natwe haleluya kuko imana yacu ni imana igira neza haleluya nuko nyine buriya aba bagabo abatarimo kubabona twe turimo turababona abari uyoboye umugezi TV aba Kristo TV turimo turababona nabo bafashijwe rero nawe udukurikiye ufashwe imana ituyobore haleluya indirimbo tugiye kuri imivango ayi imana y'ukuri ni isengesho bivuze ngo namwe mudukurikiye musengane natwe kubaho tudafite imana nta buzima kubaho imana idahari nta buzima imana ibagirire neza komeze mufashwe mu izina rya Yesu reka turirimbe tuvuga ngo ayi imana y'ukuri komeza kunyobora haleluya navuze ngo munyikirize haleluya amen imana ishimwe haleluya amen ayi imana y'ukuri komeza uranshishe mu nzira yo gukora idusha mwami we mwami kubabona gufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba mwami we mwami kubabona gufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba ibyiza mbona ni kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntungane
kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye ubu rugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru umutiza niyari nanjye nkwiye kujyayo kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo nzanezezwa n'uko riwe wanguza amaraso uruho n'amahane icyo nkeneye cyose simera ko nkibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanjye ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanjye mw'ijuru sinzabona abanzi banjye nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Ihese nguwiteka binarura mu magarara ngo nigira hodatari muganyiri ibyo nyenye byose mu bihe nk'ibihe se nguwiteka binarura mu
sindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga mu bihe by'umubabaro mu bihe by'umubabaro haleluya mana nsindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga ibihe se ng'Uwiteka binyemeza yuko ansubiza ategereza abana be ngo bamusanga ndamwihareje rwose ubu kuko yamamaga niringiye bwa buntu bwe nogeza ibihe byo gusenga kuko imigambi yawe kuri njye ni myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza nkwizere kuko utabe kuko imigambi yawe kuri njye kuko imigambi yawe kuri twebwe nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza nkwizere kuko imigambi yawe kuri njye kuko imigambi yawe kuri njyewe mwami nzakomeza nkwizere kuko utayobya kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza nkwizere kuko kuko imigambi yawe kuri njyewe kuko imigambi kuri twebwe mana nzakomeza
nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza kuko utabeshya nzakomeza meza nkwizere kuko nzakomeza meza nkwizere kuko utabeshya Imbabazize n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Imbabazize n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Nzategereza nizeye kizasohora kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza nkwizere kuko utabeshya sinzahwema haleluya kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. Sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. Sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. wandemeye amahoro n'ibyishimo mu mutima wanjye. wandemeye amahoro n'ibyishimo mu mutima wanjye. divine wandemeye amahoro n'ibyishimo ku buzima bwanjye. wandemeye amahoro n'ibyishimo mu mutima wanjye. wandemeye
amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye. Ariko njyewe Yesu we gize ngo nkuvuge mbegana hera hehe cyangwa na rangiriza hehe uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima rikomeza uri buye rizima Imana ishimwe rizima haleluya haleluya rikomeza imfuruka. haleluya Amen. Amen. tuzamurira Imana icyubahiro. haleluya Amen. tugiye gusenga rya sengesho twemereye abantu badukurikiye dusoze n'ikiganiro kugira ngo abantu bataza kugira ngo twavuze ibintu tutari bukore. nje gusoza ikiganiro mwihangane ntabwo natangiranye namwe mwagumye gutusha ku mutima wanjye. buriya niba hari ikintu nkunda mu buzima bwanjye nkunda kuririmba. Amen. gusa wenda njyambwira Imana ngo yarabimishe ariko ntacyo numva afite umuhamagaro wo gufasha abandi babishoboye. Imana iguha umugisha. Ntago rwose numva nyine nzomatana nabyo. Tugiye gusenga dusoza ariko nkeka mbisabire mujye mureka muze duhimbaza Imana. Dutangira nababwiye ngo ibintu bya Yesu nibyo bitwika. Amen. Reka sama dusengera Imana dusoze. Nagagaryoshye gahora mwitama niko abanyarwanda bavuze. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Kandi mwakoze kunyitaba ndetse shimiye n'abantu bakurikiye ibiganiro byacu twa dusoje. Mwakoze kubana natwe Imana ibahe umugisha. Amen. Nkuko twabisezeranye dutangira ikiganiro twavuze ko turi busenga Imana cyane cyane by'umwihariko abasore n'abakobwa mudukurikiye. Kandi buriya ujya gutera uburezara bw'ibanze Imana ye mwijuru ibyumva izahera. Kubera yuko namwe kandi mudukurikiye isengesho rirabageraho. Tugiye gusenga Imana by'umwihariko dusengera urubyiruko rukijijwe kugira ngo rumusembure impinduka nziza mu muryango w'abanyarwanda. Ariko kandi tuvuga bya bindi twavuze turi bubatureho tunasoza ikiganiro. Reka dusenga Imana nawe dukurikiye uce bugufi umutima hanyuma dusengana Imana. Mana data wa twese turagushimiye wabanye natwe haleluya kandi n'ubura cyari kumwe natwe uhabwe icyubahiro Mwami. Tugushimiye ko watugiriye ikizere ukatugabira umurimo wawe. Ntabwo ari uko twari tubikwiriye suko twabimeritaga Mwami ahubwo n'ubuntu watugiriye utugirira neza uhabwe icyubahiro Mwami. Wabanye natwe mwitangira ubana natwe hagati kandi n'ubura cyari kumwe natwe nuhabwe icyubahiro. Turagushimiye rero dusengeye abanyarwanda badukurikiye, dusengeye abazumva iki kiganiro, dusengeye abazagikurikira hanyuma, dusengeye abazagikurikira muri uku kwezi n'ugutaha n'ibindi bihe. Tugushimiye yuko ugiye kugiha Mwami Imana yacu imbaga nini izagikurikira. Uha umugisha abazabyumva kandi bagakurikira iby'ijambo ryawe. Uha umugisha Mwami Imana yacu abateguye kugira ngo iyi gahunda igerweho nubagirire neza ubaha umugisha Mwami. Muri iki kiganiro turasenze uri Imana ikunda igihugu cyacu, uri Imana ikunda u Rwanda n'abanyarwanda. Reka Uwiteka Imana yacu by'umwihariko urubyiruko rw'igihugu cyacu turushize mu biganza byawe. Ubahe kugenda uko bikwiriye, ubahe kwitandukanya n'ibibi, ubahe kugenda nk'uko wifuza, ubahindura abo wifuza ko babaho, uberekezeho umutima wawe, ubashyire mu kiganza cyawe, bagende uko ubishaka, bavuge uko ubishaka, bakore uko ubishaka, bagende nk'uko ubishaka, barambagize uko ubishaka, barambagizwe n'abo ushaka. Uwiteka Imana yacu ubushake bwaho nibubabeho. Aba bakobwa turi kumwe hano n'abandi badukurikiye n'abasore badukurikiye, reka umugisha wawe ubomeho, tubatuyeho umugisha w'urushako,
urushako rw'umugisha, abagabo n'abagore b'umugisha, abo bazagerana mu bwami bwawe, abo bazagerana ku irembo ry'ijuru bakakubwira ngo nguyu wo wampaye, nguyu wo wampaye. Iryo sengesho turi batuyeho urubyiruko rw'u Rwanda, twubaka ingo z'umugisha, ingo zubaka igihugu, ingo zubaka amadini n'amatorero tubarizwamo, ingo z'umugisha. Mwami Imana yacu, dusenye gatanya n'umwuka wa gatanya mu gihugu cy'u Rwanda, mu izina rya Yesu Kristo. Turubaka ingo z'umugisha, ingo igihugu cyacu kizajya cyumva yuko gitekanye kubw'umugisha ugiye gutanga mu ngo. Aba bakobwa turi kumwe hano n'abandi badukurikiye, tubatuyeho umugisha, umugisha w'urushako, umugisha wo kubyara bakuzukuruza, amasaziro meza y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twebwe twese ari aba bateguye iki kiganiro, ubagire neza, ubaha umugisha mu miryango yabo, ugereyo utanga agakiza n'abamarayika bo kukarinda, natwe abakabonye uduha abamarayika bo kukarinda mu miryango yacu, kandi abana bacu n'abazabakomokaho Mwami bazagira icyo baronka batagisengeye kubw'isengesho dusengeye muri iki kiganiro. Umugisha wawe ugere mu miryango yacu, ukize indwara zananiranye mu miryango yacu n'abadukurikiye, ukize indwara zananiranye. Abaganga bashobora kuvuga ko bidashoboka, ariko ku bidashoboka ku bantu we birashoboka. Mwami Imana, we tuzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Dushoje ikiganiro, ariko umugambi wawe nturangiye, umugambi wawe ntushoje, urakomeza ukore, urakomeza ukore. Niyo utavuga ubukora mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe rero nizikore. Aba bakobwa rero by'umwihariko mbatuyeho abagabo b'umugisha, abo bazagerana mu bwami bwawe, abo bazafatana ukuboko, umukobwa akakubwira ngo namufashije muri bike, amfasha muri bike, tugeranye mu bwami bwawe, kugira ngo urubyaro uzabaha Mwami duhise tunari mu rubyaro, bashaka babyara kandi bakomeza kwagura ubwami bwawe. Tubatuyeho umugisha rero, aho bakorera umurimo wawe ubagira umusemburo w'impinduka nziza, bakubera imbuto nziza abandi basoromaho. Mu bakobwa uzagira ikitegerezo mu gihugu cy'u Rwanda, abakobwa bashire mu mubare mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abadukurikiye bafite kwizera mu mitima yabo ubagirire neza, ubahe umutima wo kwanga ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze tukubahishe, kuko nta kindi twaremewe. Ikiruta byose dusoreze muri rya jambo batubwiye mu Baefeso, turushaho gukomeresha ubumwe bw'umwuka no murunga amahoro. Bivuze ko twatuye amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Byose tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.